Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Turashima Imana ko itugirire neza. Imana yongeye kuduha umwanya mwiza wo gusenga, kumva ijambo ry'Imana. Muhawe ikaze rero mwese muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Arsene Ndikumana. Turabashimira kuri mwebwe mwese mukomeje gufata umwanya wanyu wo kubana natwe mu gusenga, umwanya muto gusa ariko ukaba umwanya w'akamaro, umwanya w'ingenzi ku buzima bwacu. Nanone turabashishikariza gukomeza kwifatikanya natwe gukora ivugabutumwa, gukora umurimo w'Imana, dusangiza abandi ijambo ry'Imana, dusangiza abandi isengesho kugira ngo nabo bahinduke, nabo bumve icyo Imana ibagombaho mu bihe nk'ibi. Imana ibagire neza gufatanya natwe mwohereza abandi rino sengesho. Turashima Imana rero ko turi mu cyumweru cya Pasika, cyumweru twibuka gupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Njyewe Arsene ndi kubaganiriza muri kino gitondo, ndiho kandi mbasha gukora ibyo nkora kubera ko Kristo yemeye kuva mu ijuru akaza mu isi azanywe no gucungura ubuzima bwanjye. Ntabwo bwari ubuzima bwanjye gusa, bwari n'ubuzima bwawe, bwari ubuzima bw'abatuye muri iyi si yose. Haleluya. Igihe rero umuntu abashije gusobanukirwa igikorwa Kristo yakoze ku buzima bwe, haleluya, abakoze ikintu kidasanzwe, ubuzima bwe burahinduka kandi akagenda nk'uko Imana ishaka. Haleluya. Pasika rero itwibutse ibihe byiza, cyangwa se byari bikomeye kuri Kristo ariko kuri twebwe byatubereye byiza. Yesaya yagerageje guhanura avuga Kristo uko bizamugendekera. Iyo usomye mu gitabo cya Yesaya igice cya 53 ku murongo wa 4, Bibiliya avuga ngo nukuri nizacu ntimba yishizeho, ngo niyacu imibabaro yikoreye, ariko tweho twamwimviriyeho nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicukurizwa n'akabonge. 5 ngo yamara yacumitiwe ibyacu, haleluya, ibicumuro byacu, ngo yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo, igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishago yiwe niyo idukiza. Yesu ashimwe cyane. Yesaya yagerageje kwerekwa, arahanura avuga kuri Kristo wagombaga kuza, kandi Kristo by'ukuri yaraje. Ibyo Yesaya yavuze hano nibyo byabaye kuri Kristo. Kristo yikoreye ibyaha byanjye, yikoreye ibyaha byawe kugira ngo ubashe kubabarirwa, kugira ngo ubashe kwemerwa n'Imana. Twese twari gupfa, twese twari twishwe n'ibicumuro byacu. Birashoboka ko nawe uyu munsi uri kuratwumva ariko ubuzima bwawe bukaba butaregukira Imana, utarabuha Kristo. Aya n'amahirwe meza uyu mwaka ubwo tuza kwizihiza Pasika, twibuka gupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ntucikwe n'aya mahirwe, wizere Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nta wundi muntu n'umwe wabayeho cyangwa se uzabaho uzabasha gucungura ubuzima bwawe, kabone n'umubyeyi wawe, n'inshuti yawe, n'umuvandimwe wawe wo hafi. Nta muntu n'umwe ushobora kukwitangira, ushobora gutanga ubuzima bwe kugira ngo wowe ubashe kubabarirwa, kugira ngo wowe ubashe gucungurwa. Nta uhari uretse Kristo wenyine wabikoze, kandi yabikoze rimwe. Uyu munsi turiho kugira ngo twizere icyo gikorwa yadukoreye twese. Haleluya. Yesaya rero avuga ngo ibyaha byacu nibyo yakubita, ibigabitanyo byacu nibyo yazize. Yari umukiranutse, yavuye mu ijuru, afite ubwiza bw'Imana, afite ishusho y'Imana, ariko yemera kwambara ibyaha by'abari mu isi. Byari bikomeye cyane, yarakubiswe, yarababajwe, ibintu byinshi biteye agahinda byamubayeho kugira ngo abone uko agucungura. Uyu munsi rero wakire Kristo mu mutima wawe, wongere wizere kandi Kristo umwizere kuko yagukoreye igikorwa gikomeye cyane. Nawe umaze igihe kinini uwizeye Kristo ariko ubuzima bwaha ntabwo bwigeze butumbera ngo bukurikize icyo Kristo agusaba n'icyo Imana igusaba. Aya n'amahirwe meza yo kongera kandi gukunda Imana no kuyizera mu buzima bwacu. Umurongo wa 6 muri Yesaya 53 uravuga ngo twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe, Uhoraho amuremeka ukugabitanya kwacu twese. Yesu ashimwe cyane. Twese twari mu nzira zacu, umuntu wese yakoraga ibyo ashaka, umuntu wese yagenderaga ashaka, ariko Imana imuremeka, imushiraho kugabitanya kwacu kose.
Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu turadushima Kristo ko yadukoreye igikorwa gikomeye cyane. Uyu munsi rero ntago tugomba kubisabagire, ntago umwese agomba gufata inzira ye, oya, ahubwo twese tugarukire Kristo, twese tugarukire Imana, twakira imbabazi z'Imana zibonerwa muri Kristo Yesu. Imana ibagirire neza. Data, turagushimiye muri kino gitondo, turagushimiye kubw'Imana idasanzwe waduhaye yo kuduha Kristo akaza mu isi, akaducungura, akadupfira, akikorera ibyaha byacu n'ibigabitanyo byacu. Turagushimiye Mwami kubw'urukundo rudasanzwe watweretse, wadukunze Mwami, tutari tubibereye, twari turi babi, turi abanyabyaha, ariko uratubabarira, uratweza, uduhindura abana bawe. Ndasengera umuntu wese akaranywa muri kano kanya utarizera Kristo, umuhe kwizera, umuhe guhinduka, umuhe kwakira Kristo no kwizera igikorwa yamukoreye cyo kumucungura. Turagushimiye kuri Imana igira neza, icyubahiro komeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka abagirire neza, mukomeze kugira umunsi mwiza, kandi Kristo akomeze kuganza imitima yanyu n'ibyanyu byose. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.